Dutangiye filime yacu ni igice cya kabiri, twasize igice cya mbere uyu mugabo aje gufata uyu mukobwa yicaye ku gasozi, mu by'ukuri avuye gushaka akazi ariko yahebye neza neza, arangije aramuhamagara ati yewe, ati baranyirukanye ntago wandangira akazi, undi ati uri hehe, ati guma aho ngaho nze ngufate. Nuko mu by'ukuri twasoje igice cya mbere, nako dutangiye igice cya kabiri. Yagize gutya aramufata maze amushyira mu modoka barerekera. Ese mu by'ukuri bagiye hehe? Ese ni mu rugo bagiye kwiyakira se, bagiye kuganirira ahandi hantu? Nuko imodoka yatse hanyuma umugabo ayikubita ikiboko. Barakwereka ni umukobwa baramwirukanye mu kazi, mu by'ukuri bamwirukana nta makosa afite. Feri ya mbere twayifatiye mu rugo kwa mugabo, wa mukobwa yamuzanye mu rugo kugira ngo aze baganire arebe niba yamuha akazi ko mu rugo cyangwa se yamushakira akandi kazi, kuko yaramukundaga, yari umwana mwiza mu by'ukuri yita ku bakiriya kandi mu by'ukuri agira ukuri muri we. Yageze ahangaha ni umugabo ati karibu cyane, undi ati yewe, ati murakoze cyane, ati fata icyicaro hariya, undi ati murakoze. Barakwereka umukobwa yarasuherewe cyane, kuva bamwirukana ntabwo aratuza nk'undi muntu wese birukanye mu kazi, ntabwo mu by'ukuri yari kugira amahoro habe na mba. Umugabo ari ahangaha arifuza kumenya mu by'ukuri byagenze gute, ese bamwirukanye gute, ese yakoze ayahe makosa. Ati rero urisanga ahangaha ni mu rugo rwose, wumve nk'aho rwose ahangaha ari iwawe, ati sibyo ntugire ikibazo, ati se ubundi mu by'ukuri byagenze gute. Undi ati yewe yaranyirukanye pe, yaraje mu by'ukuri mubwira ko wahageze, hanyuma mubwira ko wampaye amafaranga, ahita anyirukana ako kanya. Ati ati uretse gatoya, mu by'ukuri turaganira mu kanya, ariko se amafaranga warayamweretse? Undi ati narayamweretse. Umugabo ati se kuki wamweretse kuko ati ariko se kuyamwereka ubundi byaba ikibazo, none se kumwereka amafaranga byatuma kwirukana? Ati yewe, ati buriya ntabwo yagushakaga, buriya rwose mu by'ukuri ntabwo yakwiyumvisemo, ati kandi wihangane ndagukomeje cyane. Umukobwa arahangaha ati n'ubundi rega twakoranaga nyine ari ukwihambira, yarazaga akantuka nta kintu nakoze, mu by'ukuri akantoteza, hari n'igihe yankubitaga, rero kubera ko nta mahitamo nari mfite nyine nakomeje akazi, ariko ubu ngubu none ejo bundi yaraje ahita anyirukana, nta no kumpemba habe no kumpa itike, nuko yansohoye. Mu by'ukuri nta hantu ngiye, mu rugo nta kintu gihari, nsigaye nirwa nshaka akazi, narahebye. Umugabo yumvishe inkuru yose ukuntu yagenze arababara cyane, ati mbega umugore mu by'ukuri ntabwo ari mwiza, ati yakwirukanye nta n'itike aguhaye, none se ubundi yaguhemba byibura hakabona kwirukana? Undi ataha ati simbizi da, ati nyine nuko byagenze kandi ntabwo nari kumuburanya, ati nyine nahisemo gukiza amagara yanjye hanyuma ndigendera. Atoka ati nta kibazo, ba wicaye gato hanyuma turaza kuganira, ariko nyine muri iyi minsi ubura ahangaha, hanyuma turebe ikindi cyo gukora. Nuko umugabo yakiriye umukobwa ati muri iyi minsi ugumye ahangaha, hanyuma turebe icyo gukora, ndebe icyo nagufasha mu by'ukuri. Barakwereka filime yacu irakomeje. Bumaze kugoroba wa mugabo yaje ahangaha araryama, ariko nyine ari kuri telefone, haba ari ibintu byinshi bitandukanye. Wa mukobwa yagize gutya aragenda mu by'ukuri amukorera amasuku atandukanye. Ahangaha rero yaramuzaniye ibijyanye no kwiyorosa, mujye mureba. Umukobwa ari ahangaha, filime itangiye inakomeza, kwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantike. Umugabo aranga ati wakoze cyane rwose, ati nabonye ko wakoze amasuku ahantu hose, mu nzu harasa neza, wasashe, ati nyine mu by'ukuri ndabona nta kutagize, ati kandi wihangane ntukomeze kugenda ubabara cyane, ahangaha nyine ntacyo uzabura, muri iyi minsi buri ahangaha ndagenda nyine ngushakishiriza, si byose. Umugabo aranga arifuza kugenda afasha umukobwa, ariko muri iyi minsi akaba ari ahangaha, ese arahaguma nkande, nk'umukozi, nk'umugore, nk'inshuti, mujye mureba. Umugabo arangije yarahagurutse aza mu by'ukuri kwakira umukobwa, ibingibi bazanye byo kuryamana cyangwa se n'imyenda yisanzwe, ati zana ngufashe. Umugabo kandi wibuka neza yakundaga uyu mukobwa, ariko mu by'ukuri ntacyo yamubwiye, yagiraga gutya akamuha ka tipu, ati nawe ugenda unywa ka fanta. Amaze kumwaka ibiryamirwa yagize gutya aramusatira,
haza kumufata amaboko. Umukobwa ari ahangaha ntavuga, ni umukobwa utuje cyane rwose, wubaha mu by'ukuri, ufite isoni, ufite umuco mbese. Amaze kumufata ati reka nkubwire rero rwose, ati mu by'ukuri nabonye ko wahungabanye, ufite agahinda kenshi, yaragutoteje, mu by'ukuri ntabwo umeze neza, ariko ndifuza ko umera neza. Ati mu by'ukuri ngewe ntacyo uzamburana, ahangaha mfite byose. Ati se kutansubiza, undi yarebye ku ruhande, ati yewe ndeba mu maso, ati se ntabwo uri kumva ibyo ndi kuvuga? Ati mu by'ukuri ndifuza ko wishima, ndashaka guseka. Umukobwa yarebye ku ruhande, yanga kureba umugabo. Ati mu by'ukuri buriya ni uko nabura ukuntu nkuvugisha, ariko nifuza ko tuganira ku buryo bwimbitse, ukambwira amateka yawe, ukambwira uko ubayeho, hanyuma nkagufasha. Niyo mpamvu nyine naguha agatipu, ariko nyine ukazanga. Ati ndifuza rero ko wishima, ahangaha mu by'ukuri umfate nka papa wawe cyangwa se nk'umuvandimwe. Ariko abivuze ari kugenda amufata akananwa, ati yewe, ati mu by'ukuri ahangaha ni mu rugo. Umukobwa ari ahangaha, ariko uko umugabo abivuga ari kugenda amusatira. Umugabo ari ahangaha yakomeje kwitegereza umukobwa, aramwitegereza, akomeza kugenda azamura akananwa. Wibuke neza ni nijoro, umugabo yaragiye kuryama, arangije aza gusoma umukobwa. Mujye mureba mukabyara mwe, aramusomye, ni umugabo wibana nta mugore. Undi ari ahangaha ngo muri iyi minsi ubura ahangaha rwose ngo ucumbikire, ngo nta kibazo uzagira, none reba ibyo atangiye. Mujye mureba, umugabo yakunze umukobwa, umukobwa ntabwo yari abizi mu by'ukuri. Amaze kumuha ikibizo rero, umukobwa mu by'ukuri yaguye mu kantu, aravuga ati mukabyara mwe, uyu mubosi byari birimo ra, umugabo mukuru ariko ukize, ariko mu by'ukuri udafite umugore. Bakomeje kugenda barebana, barakwereka mu gitondo cyaho twaje ahangaha mu by'ukuri bari gufata ifunguro rya mu gitondo, arongera amuha ikibizo ati none ariko umukobwa ntabwo ari ukumwinginga cyangwa se kugenda rwose amuhatiriza, oya, umukobwa noneho ameze nk'umuntu wamenyereye, arizana ati ikibizo sheri, ati rwose nishimye cyane, mu ijoro wamfashe neza, massage yagenze neza, kumbi bararanye. Umukobwa arahanga, umukobwa se yahindutse umugore, arangije ati rero reka rwose nkurebe n'akandi kantu ko kurya, ati rwose gerageza, hanyuma ariko ibibanza ubikureho rwose nuba ameze neza. Umukobwa yararanye n'umugabo, ariko umugabo nta magambo akomeye mbwiye urukundo, usiye kumubwira ati rwose ngiye kugufasha, uguma ahangaha, ibindi tuzabireba, ati kandi ndifuza ko wishima. Nuko mujye mureba, filime yacu irakomeje. Barakwereka hashize iminsi 2, mu gitondo kimwe hari umuntu wakomanze, umukobwa aza gufungura. Agifungura yasanze ari wa mugore yakoreraga, aje gusura uyu mugabo. Umugore ahageze hasanze umukobwa, akubitwa n'inkuba, arumirwa, aratangara, agwa mu kantu, ati uramara iki ahangaha? Nuko yamurebye kuva hasi kugera hejuru, avuga ati uramara iki ahangaha, kuri hano se we bite? Ntago yarabyiteguye, byaramutunguye, ni gute ari ahangaha? Ariko n'ubundi umugore yajyaga gukunda gukeka uyu mukobwa ko yaba aryamana n'uriya mugabo, none amusanze ahangaha ariko ameze nyine nk'umugore mu rugo. Yaramwitegereje, undi aramusuzugura, yirebera ku ruhande. Aho kanya umugabo araza, umugore atanya gutongana, ati niko none se sheri wanjye, uyu nguyu aramara iki ahangaha? Ni ibiki bijya mbere ahangaha? Umugabo ati si ibiki, hatari ahangaha nyine muri iyi minsi urumva naramucumbikiye. Ati mbwira, kuva ryari se? Naramwirukanye, hanyuma yaje ahangaha gute? Wamucumbikiye se nkande? Umugabo turumva nyine ntabwo yari afite aho aba, ndamucumbikira. Ariko umugore arahindukira, noneho areba umukozi mu maso. Umukozi yagize gutya, abona ko agomba kwivugira, hatari ko mada uranshakaho icyo ubundi ko wanyirukanye, mu by'ukuri ukanyirukana nabi, ahangaha unsanze ni iwawe. Umukozi atangiye kugenda amushirira isoni, ati mada witonde rero, madamu nyine, umugore yarasetse, ati urabona ukuntu ari kunsuzugura noneho, ati niko sheri wanjye, ati wambwira koko none se uyu nguyu yabaye umugore wawe, ni umukozi wawe se, umucumbikiye nkande koko, wamwirukanye akava ahangaha ko namwirukanye, ko nakubwiye ko ari umwana mubi, koko wamukuye ahangaha akagenda, urabona ukuntu uri kumunsuzuguza koko, ubu nibyo?
umugore arahanga, umugabo ntacyo avuga. Umugabo nyine yakomeje kugenda avuga ati ariko se ubu uyu mugore uko ndamubwira ikira, araceceka. Umugore aravuga hati rwose ntabwo mbyiyumvisha ukuntu ngewe ukoze ibi bintu, bizi ko dukundana, unsuzuguza umukozi wanjye, hati uvuga ko wabuze undi mukobwa. Akivuga ngo umukobwa, umukozi utu n'ikindi, rekeraho wa mugore we rero ntakubahuka, sibyo? Wakomeje kuvuga ndakwihorera, ariko ibyo birahagije. Ahangaha unsanze ni iwanjye, sohoka uva ahangaha ugende, uwo ntago ari umugabo wawe, uwo nguwo n'umugabo wanjye. Ukabyaramwe. Umugore ati ibi ni ibiki? Ati uyu n'umugabo wanjye, ati usohoke witonze kandi uvuge makeya, ntakumerera nabi. Umukozi noneho abishyize ku yindi ntera, ati uyu ni umugabo wanjye. Umugore noneho yabuze icyo avuga, arahindukira. Umukozi yahindutse cyane, wa wundi wari ucecetse mu by'ukuri atavuga, noneho yagize gutya, yabaye isasu ku mugabo mu by'ukuri, nta mikino. Umugore ati hati umugabo wawe, ati ahubwo gasopo rwose, mu by'ukuri ntuzagaruka ahangaha. Amukubita urushyi, undi aramusubiza urushyi rwiza, ati weti hari kera. Umugabo ati mureka kurwana ariko, hati ni ibiki? Umugore arasama, hati sheri wanjye urabona ukuntu angize, urabona ukuntu ankubise, hati mbega urushyi we, arankubise. Umugabo ati ariko nyine mureke, none se si wowe umutangiye umukubita? Hati nyine uri umuntu mukuru ntukisuzuguze, hati rwose gerageza, niba umusanze ahangaha nawe umubwire neza, wowe utuje, wese uramutukaho ko wese byagushimisha, hagutuzeho byagushimisha. Barakwereka. Umugore yabonye ko umugabo noneho ari ku ruhande rw'umukobwa, rwose arabyerura. Ati rero ihangane, nyine ndamucumbikiye ahangaha, ntabwo rero mu by'ukuri waza umutuka. Ati kandi wiyubahe, none se wowe uramukubita ntagusubiza se? Ntafite amaboko se? Mujye mureba. Ariko nyine abantu bakuru ntimukarwane, ntabwo ari byiza, ni umuco mubi cyane. Umugore arangije ati yewe, ati reka mva ahangaha ngende rwose, ibyo mboneye ahangaha uyu munsi ni agahomamunwa. Ati ishyano ryaguye we, ishyano ryaguye. Ati umukozi wanjye koko ku musheri wanjye. Nuko umugore yasohotse, ariko yasohotse mu by'ukuri yumiwe. Ageze ku muryango arongera arahindukira, ati niko, ati ko musheri wanjye ibi koko ni wowe ubikoze cyangwa n'undi? Ati urambabaje mu buzima, urambabaje mu by'ukuri, ntabwo nzabyibagirwa niyo ufata undi mukobwa ariko umukozi wanjye koko. Ati uransuzuguje ku gipimo cyo hejuru. Arangije arasohoka acaho. Umukobwa asigara ahangaha azibeshyesha, ngewe se ndacyamukorera, arashaka kuntwarira umugabo. Barakwereka. Kumbi bukeye bwaho wa mugore yagarutse ahangaha kuri kantine yiwe, aza kuganira mushuti w'ukuntu byose byagenze. Ati niko, ati bagukubise, ati wagasanzwe k'agakobwa, ati rega narakabonaga nakaraya cyane. Ati nakaraya rwose kakwihishemo. Ati nafunguye nyine ngiye kubona mbona niwe uje kunyakira, nkubitwa n'inkuba. Mbajije umugabo arambwira ati rwose ubu ngubu ari ahangaha, ndamwakiriye ndamucumbikiye. Ati mu by'ukuri umukozi ambwira amagambo ntazibagirwa. Ati yantutse, arantukuza, arankubita. Ati mbese ibintu yankoreye gusa ni Imana yonyine yo mu ijuru ibizi. Ati mu by'ukuri nabuze ikintu mvuga, ndasohoka ndirukanka. Ariko rero ngiye rwose uriya mukobwa ntago yantwarira umugabo ngo nzabyemere. Uriya mugabo ni uwanjye, uriya mugabo rwose naramwitomboreye, turakundana, none reba kariya gakobwa karamuntwaye. Ati ntago nzabyemera, ntago nzagaha amahoro. Umucuti wari ahangaha ati kariya gakobwa koko, ati reka nkwereke rero, ati reka tuzagaho isomo, ntabwo rwose katwara uriya mugabo ngo tukihanganire. Ati uretse ntekereze neza, dupanga umupango, hanyuma tuzagaho isomo ry'ubuzima ku buryo kazazinukwa gutwara abagabo b'abandi. Ati sibyo? Ati tuza wumve inshuti ye, iti reka tuzamuha isomo mu by'ukuri, hanyuma azave hariya agenda turongere. Ati nta mpamvu yuko yagutwarira umugabo. Ese bazamugira gute? Ese mu by'ukuri bagiye kumupangira ikihe gihano? Mushuti watihangane yewe tuza, ngewe ndabizi neza, ngiye gukora imipango yanjye nitonze. Ati rwose ndabizi neza tuzamuhana kandi azicuza. Ukuntu akubabaje agomba kuzabyishyura kandi inshuro 1000. Ati rwose gerageza mu by'ukuri. Barakwereka. Hashize ibyumweru 3 wa mugore yazanye na nshuti ye ahangaha neza kuri apartment wa mugabo yabagamo. Bageze ahanga basanze imodoka ye ihari.
baza ahangaha baza kwihisha ahangaha ku ruhande. Ese baje gukora iki ahangaha mu by'ukuri? Urebe bambaye imyenda y'imikara, imyenda nyine imeze nk'iy'abantu bagiye gukora ibara. Bageze ahangaha hatuze n'ikindi, reka noneho tube twihisha ahangaha ku ruhande, umugabo abanza agende, noneho nasohoka duhite twinjiramo imbere hanyuma tugaha isomo. Ati mfite ibikoresho byose, wumve mwoka byaramwe se ibikoresho afite ni ibihe? Ati we nabizinye byose rega. Ati nabwo ngo ndamuha isomo mu by'ukuri azapfa mu by'ukuri atongeye gutwara abagabo b'abandi. Kumbi imbere umugabo ameze neza n'umukobwa rwose yaramwakiriye, ariko yamaze ko umugore we ati rwose reka nkubwire ntuburikera kose ngiye buriya naragukundaga, nuko nyine nabura ukuntu mbivuga, ariko ubu ndumva ntuje cyane. Ati se ntubona ko ngewe nari nkuze nkeneye n'umugore? Ati rero ubu nta kundi nyine ubura umugore wanjye. Ati si byose nturebe umugabo nyine yanyuzwe, bakoze siporo, nuko aravuga ati ndumva nagushimye cyane uburyo ukora massage. Ati nabishimye pe. Ati rwose ubu ngubu uri umugore. Arangije amuha ikibizo ati mwa sheri, arongera amwongera ikindi kibizo. Ati mu by'ukuri uri umukobwa mwiza cyane, uritonda rwose, uri marayika mana yanjye we. Ati niwe nari ntegereje. Umukobwa nawe yagize gutya agwa muri koma, yishimiye umugabo. Ati yewe terega nanjye rwose naragukundaga. Ati umugabo mwiza cyane, wanyitagaho ukampa udufaranga. Ati yewe ufite umutima mwiza cyane. Ati ariko nawe rwose, ati ariko nawe ntukambeshye. Umugabo arahanga arongera aza kumuha ikibizo. Ati ariko mana we, ati rwose ukuntu umeze neza muri massage, ati siporo imeze neza, barakwereka. Kumbi abandi bari hanze, mujye mureba, barategereje ko umugabo asohoka. Ati ariko se ko umugabo adasohoka we ngo tugahe isomo? Imbere bari mu rukundo, hanze hari abari gupanga imipango mibi. Ku isi nuko bigenda, rimwe na rimwe nyine abantu banga abemereye neza, cyane cyane abagome, abanyeshyari. Niyo mpamvu hari ukwirinda cyane. Ariko niba nkurikiye ugira ishyari ndagusuhuje, ariko mu by'ukuri reka ishyari nyamuneka. Ishyari ni ribi, ishyari rica, ishyari ritera kuroga, ishyari ritera rwose guhemuka, nyamuneka ritera n'indwara. Ariko burya ntabwo ari byiza ko wavuga uti ariko kuki uriya andusha ibi ngibi, kuki uriya ameze neza, nawe ejo bizakugeraho. Mugenzi wawe reka nkubwire, ahangaha mfite ibikoresho byose, buretse gusa umugabo agende ngewe ndakwereka, wowe gusa ubyihorere ntiwitambike. Kuma imbere umukobwa yaje ahangaha atangira kwita ku mugabo. Umugabo arahangaha avuye muri dushe rwose, afata icyo kurya, arangije aza kumwambika ikoti nyine nk'umuntu w'umugore uri mu rugo, nubwo batarasezerana. Ati rwose urabona ukuntu ubu unyitayeho, urakoze cyane. Umugabo arambaye nyine akaberwa, n'umukire kabombo, ntabwo ari ukwirarira rwose babandi birarira ngo ni abakire. Oya, uyu ni umukire, urabona ko yambara nyine akaberwa, ukabona ko atambuka nyine n'umugabo w'igihagararo. Inzu n'iriya, imodoka n'iriya, yewe hari igihe umuntu avuga ngo arakize, wamureba rwose ugaseka ugatembagara. Ese mu by'ukuri kurya ni ikibazo, kwambara ni ikibazo, nukabyara mwe kwishyura minerivare ni ikibazo, ngo ariko arakize. Nyamuneka mujye mwigaragaza uko muri. Ni inama nkunda kubagira, iyo ukunda kwigaragaza uko utari, ubuzima mu by'ukuri burakubihira cyane. Yagize gutya n'umugabo, arangije amuha ikibizo. Ati urakoze cyane kunyitaho sheri wanjye. Undi ati rwose nawe urakoze cyane, ariko mana we uri umugabo mwiza ukuntu noneho waberewe. Undi ati rero reka njye ku kazi, ubwo nyine wite ku rugo, naha nimugoroba. Nuko umugabo yasohotse, hanyuma yerekeza ku kazi, asiga umukobwa ahangaha, ariko yabaye umugore nyine, yabaye umugore. Wibuke neza, hanze hari abategereje ko umugabo agenda kugira ngo baze guha isomo uyu mukobwa, nk'isomo ry'ubuzima, ku buryo atazongera gutwara abagabo b'abandi. Ariko baramubekera, nta mugabo yatwaye mu by'ukuri, ahubwo ni urwango gusa. Barakwereka umugabo yarasohotse, nakubwiye ngo ni umukire. Reba inzu, reba inzu, reba imodoka, muve kuri za zindi. Hari igihe umuntu avuga ngo ni umukire ugasanga aba mu nzu y'imfungane, mukabyara mugasanga mu by'ukuri oya, dore umukire nguyu rwose. Umugabo ari ahangaha, imodoka urabona ko ni imodoka nshyashya ikomeye cyane, 0 kilometre. Arangije afungura umuryango, arinjira ati reka njye ku kazi sha. Imbere asize umukobwa mu nzu, hanze wa mugore ndetse n'inshuti ye barategereje gusa ko umugabo arenga gusa gatoya, hanyuma bakinjira ngo bagatanga isomo mu by'ukuri ry'ubuzima. Bagiye ko nabona umugabo yakije iyi modoka, barongera barihisha. Ati we hishe we, dore araje. Umugabo akomeza gukata imodoka ye nziza.
rebe ni imodoka nyamodoka rwose za zindi zigura za miliyari z'amafaranga. Ntabwo ari za zindi za miliyoni 5 10, oya. Iyi ni imodoka ihenze cyane, miliyoni 100 kuzamura. Umugabo aragenda azi ko asize umugore nta kibazo rwose, ni inshuti ye, ariko ararenga. Amaze kurenga rero, buretse urebe ba bagore babandi mu by'ukuri baje gutanga isomo ngo ry'urukundo cyangwa se isomo ry'ubuzima, batangiye guhengereza bati yarenze, ati yagiye sasa. Hanyuma rero ngwino dutange isomo. Urabona uri imbere rwose ni wa mugore w'inshuti yuriya avuga ati ngwino ariko ngenda gufasha, hanyuma muhe isomo ry'ubuzima. Ese mukabyara mwe bagiye kumukorera iki? Ese ni ukumukubita? Ese mu by'ukuri baje gutya nk'abakomando bati ngwino sha, agutwarira umugabo nta soni n'ukuntu abagabo babuze sha. Umugabo nkuriya, umugabo mwiza kuriya, ufite amafaranga, ati ntago byakunda, nta nubwo binumvikana. Umukozi akantu gasa kuriya, kareshya kuriya, k'agakecuru gusa. Ati buretse baje ahangaha batangira gukomangira umukobwa kugira ngo afungure binjiremo imbere, hanyuma bamuhe isomo. Ati we ntugire impuhwe gusa, ntuzanemo santima. Ati kubera ko nawe nyine narakubabaje, nyamuneka mujye mureba. Nyamuneka burya niyo gukora n'amakosa ujye utekereza ingaruka. Hari gukora ibintu ugasanga ugiye muri gereza usaziyemo. Bamaze gukomanga, undi yaje ahangaha aza gufungura, ntabwo azaba ari bo. Agifungura ariko yasanze ari nyirabuja ari kumwe n'undi muntu, nuko binjiye nk'abakomando bati bitese niko sha. Undi agira ubwoba asubira inyuma, yabonye ko ari abantu baje mu by'ukuri ariko batagenzwa n'ikintu cyiza. Ati bitese, ati wakabonye, ariko wakabonye ukuntu kaba kareba, aho ukuntu kiyambitse ubuntu bw'ubumina ahangaha. Ati niko harya ngo umugabo waramutwaye neza pe, umugabo wa munshuti wanjye, umugabo rwose wa nyokobuja wagize gutya ngo uramwitwarira ubu ngubu rwose, ngo umugore ahangaha. Undi arabihorera, yakomeje kubitegereza abona ko bagiye kumuhemukira byanze bikunze. Batangiye kumuzenguruka. Ati ariko sha rwose urasetsa we. Ati sha uzi ukuntu abagabo b'ikigihe sha babuze sha. Ndati ariko mabuja niba iki ko kurimo, ahangaha kari iwanjye, umugabo rwose ko yanyikundiye, ko ntamukwambuye, uranshaka iki? Musohoka ahangaha, muva ahangaha mugende. Ngo dusohoke? Ati ariko sha ibyo uvuga urabizi wowe. Ngo dusohoke we, ngara dusohoye nyine ngahangaha niwe ngo tugende wumve. Baramuvugiraho neza ngo dusohoke, ariko we, ariko umukobwa arasubira koko. Dusohoke se twigendere cyangwa tumuhe isomo tumwereke sha? Reka tumwereke. Ariko bamukubise urushyi rwa mbere yikubita hasi, mujye mureba. Ati usorora muzi sha? Niko. Ati usorora muzi? Uriya mugabo uzi ko namumenye imbere yawe, none nta soni ngo dusohoke? Ni gute waza we wakantuwe k'amafuti ukaza kuntwarira umugabo koko? Harya shango nuko nshaje ngo umukobwa w'inkumi ngo urabona uracyari mutoya? Ntago byakundi wanjye, ntago bikora. Unda kubiswa urushyi ari kumva injereri mu matwi. Murebe ariko arazira ubusa. Nyamuneka ntimukagire urugomo, ntago ari rwiza. Urugomo rwose nta cyiza cyarwo. Mukabyara yakomeje kugenda amutuka ibitutsi byinshi cyane, kugera kuri nyina, papa wese, kuri nyirakuru, tante, mu by'ukuri byinshi cyane. Mu by'ukuri ntasubira mu mukabyara we. Umugore urahangara atukana. Undi atari koko uranshakaho iki wundi wandetse? Ati ubu ntundenganya, niyo umugabo yaramfashije akanzana ahangaha wanyirukanye ko ncumbikiye, ubundi ninde wakubwiye ko namugutwaye koko? Yarancumbikiye nta kindi. Undi atisa gucumbikira, ubu ngubu iminsi umaze ahangaha, harya ubu uriraza nawe akirazara? Ati wabinsobanurira? Ati mbwira. Ati nyereka amafoto se, unyereke aho urara nawe harara, hanyuma ati si birakureba koko? Ati ndiraza nyine nawe akiraza, ngewe se ko ndara mu cyumba cyanjye nawe akara mu cyumba cye, ninde wakubwiye ko ngewe ndi umugore we koko? Ntago ndi umugore we. Ariko ati sha wibeshya, have.
barakwereka wa mugenzi w'uyu mugore wavuze ati nzamuha isomo, yazanye mu by'ukuri byo kuzirika uyu mukobwa. Mujye mureba, barangije baramuzirika bamufatiraho n'ibyuma, murebe bamuzanye mu kandi kumba bazimya amatara ngo bagiye kumuha isomo. Ese bagiye kumukorera iki? Ese bagiye kumwica? Bagiye kumukuraho ijosi? Urebe bamfatiye icyuma, undi atangira kugenda asaba imbabazi, hatari koko mwambabariye koko bantu bakuru, mwambabariye koko ko n'Imana izabahemba koko mwambabariye. Barakwereka batangiye kwambara zaga nk'abantu bagiye kuvura umuntu cyangwa se bagiye kubaga umuntu. Mujye mureba, yambara zaga nk'abanyabyaha bose kugira ngo batazafatwa. Burya iyo umuntu agiye gukora ibyaha hari ukuntu yambara nyine ga kugira ngo nibapima ahantu yakoze batazamenya uwahakoze. Barabizi byose nyine, bazi amategeko. Nuko nyine batangiye kwambara ga kugira ngo bakore amabara. Ese ni iki bagiye kumukorera? Mukabyara we. Undi yakomeje gutaka, hatari koko mwambabariye, wagize impuhwe koko. Kumbi ku ruhande hari icupa. Ese ririmo iki? Ati n'ikindi, ngiye kuguhindanya ku buryo iyo sura yawe uriya mugabo niyongera kuyibona azabona ko uri ikintagazi kiri aho ngaho, abone ko rwose uri akantu k'akavurivundi. Kumbi mu icupa harimo aside. Mujye mureba, bagiye kumena aside kugira ngo isura yose ngo bayangize, umubiri wose bawangize ku buryo uriya mugabo namubona ngo ntazongere no kumutekereza, azahita mwanga burundu. Abagome barahangaha, mukabyara we. Undi yaratatse, mwambabariye we, mwambabariye kuko mwagize impuhwe babyeyi, basi ntabwo nzongera. Wumve, ntabwo nzongera we. Batangiye kumumenaho aside, undi atangira gutaka. Aside iraryana, aside irotsa, aside irababura. Mana yanjye, aside ni ikintu kibi cyane, gikuraho n'uruhu rwose, ugasanga umuntu yasigaranye inyama gusa. Bamunya aside umubiri wose, barakomeza bamena aside, undi amufatiyeho icyuma. Abagome barahangaha, nyamuneka ntimukagire ubugome, nta cyiza cyabyo. Bahereye ku maguru, barangije baza no mu isura, bakomeza kujya mumenaho aside. Barakwereka iminsi yarashize, mu by'ukuri amezi arashira, wa mukobwa yaje guhindana isura. Bamenya aside umubiri wose ku buryo umugabo yagiye gushakisha abantu bo kwita ku mukobwa. Mu by'ukuri mujye mureba, umugabo arahangaha, ntabwo umugabo yirukanye umukobwa we, ahubwo yasanze bamukora ibi ngibi. Mu by'ukuri aravuga ati rero ibi rwose ntabwo bisanzwe. Aravuga ati ndabikoze. Ati ni wa mugore, ati Mana ushobora byose we. Ajya kumushakira no kumwitaho kugira ngo arebe ko yazagarura isura. Mujye mureba, reba ukuntu yabaye. Isura yose barayihindanyije, baragiye bimenaho aside umubiri wose. Nyamuneka burya abagome ku isi barahari benshi cyane, niyo mpamvu ugomba kwirinda cyane cyane iyo bigeze mu rukundo. Hari igihe usanga uvuga uti rero njyewe mfite umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye nta kibazo, ariko ku ruhande burya hari undi muntu ubukubita agatoki ku kandi ati agenge. Arakwereka umugabo yazanye mushiki we kugira ngo agende yita ku mukobwa, hanyuma banamuvuza barebe ko yazakira. Yaje ahangaha atanya kwibwira umukobwa ati rwose rero njye urumva rwose ndi mushiki w'umugabo wawe, rero ntugire ikibazo. Umugabo ati ni mushiki wanjye, hanyuma namuzanye ngakwiteho turebe ko wazakira. Ati kandi ntugire impungenge, rwose tuzakuvuza, ibindi mu by'ukuri ntugire ikibazo uzakira. Umugabo aranga, kumbi ibyo bakoze byose ntago bageze ku ntego zabo. Bifuza ko umugabo nabona umukobwa yababutse gutya ahita mwanga akamwirukana, ariko ntago ariko byagenze. Ahubwo umugabo yakomeje kwita ku mukobwa kugira ngo arebe ko yakira. Umugabo yarakunze, nyamuneka mujye mureba, burya hari igihe umuntu akunda bya nyabyo. Nawe ndakwifuza gukunda bya nyabyo, kugira ngo nyine urukundo ruryohe. Burya rega urukundo rwa nyarwo ruraryoha, andikoti urukundo ruraryoha, ariko twiganirire. Barakwereka wa mukobwa ati rero reka nkubwire rwose, umusaza wanjye yambwiye ko uri umukobwa mwiza rwose, kagukunda, wagize ibibazo n'ibyo, ariko ati nagize ibibazo bikomeye cyane. Ubona koreraga yaje ahangaha ansuka aside, baracika baragenda, twarababuze ngo babahane. Kumbi wa mugore amaze gukora ibara yavuye mu gihugu, ndetse n'wa mugore barahunga ngo baragenda, barababuze. Udatihangane yewe turaza kukwitaho ntugire ikibazo. Arakwereka
umukobwa yaragiye arashya neza neza ku buryo mushiki w'umugabo yaramubonye arumirwa ati se ubundi uyu muntu koko musaza wanjye azamutunga gute ko mbona nta sura nta kikoko ubu ngubu mukabyaramwe bazabana. Yewe data we, umukobwa yararenganye cyane, yazize ubusa, mu by'ukuri nta mugabo yatwaye, yazize ubugome gusa bw'abantu. Hari ahangaha ariko mu by'ukuri ntago uwo mugabo yamwanze. Arakwereka mu gihe cy'ijoro yaje ahangaha aricara atekereza ibintu byose uko byagenze. Ni umwana w'umukene mu by'ukuri, nta kazi, none reba umugabo yari abonye, reba ukuntu bamugize. Ati rwose Mana yanjye we, isi ni mbi pe. Hari igihe isi igira gutya ikikaragira ku muntu, niba nawe yarigeze kwikaragiraho ndagusuhuje. Urebe filime irakomeje, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique. Wa mugore yakunze kuza ahangaha yita ku mukobwa kuko nta nubwo abasha kugenda, amugaruramo agatima. Burya ni byiza kugenda wita ku muntu uri mu kibazo kugira ngo urebe ko yagarura morale. Burya ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana, ijambo ryiza kandi rirakiza. Hatari ko manange we, hati mu by'ukuri ndagushimira cyane ukuntu nyitaho pe. Hatari ko nzakira koko, hatuzakira yewe pe, hatuzakira rwose umere neza. Hati ngewe ndi umuganga buriya rero hari benshi nagiye mfasha kwivuza bagakira neza neza. Ati tuzajya mu Buhinde bazagukoraho ryake. Umukobwa arahanga batangiye kugenda bamuremamo icyizere. Umugabo yanze kumwirukana, abandi se baruhiye iki mujye mureba. Burya baravuga ngo yakaramye n'ikamena. Kandi burya ngo umwanza gucira ko nyine Imana yigucira kanzu. Niyo mpamvu nyine burya Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ntugatinye, ntukagire ubwoba, ariko nyine ugira amakenga. Ngo inyamaswa idacenga yishwe n'umututizi mu ishyamba. Niyo mpamvu muri iyi si ugomba kugenda ugira amakenga menshi. Ariko nyine nawe niba uri umugabo nkurikiye rwose ihangane, ubugome bureke kuko nta cyiza cyabwo. Ariko ndabizi ko abankurikiye mwese muri abantu beza cyane, muri imfura rwose, muri nyangamugayo. Barakwereka hashize iminsi wa mugabo yaje ahangaha, mu by'ukuri na wa mukobwa mushiki we aravuga ati rero umusaza wanjye arifuza ko mukora ubukwe mbere yuko ujya kwivuza. Ukabyaramo. Umukobwa yaratangaye ati dukora ubukwe. Atarifuza ko mukora ubukwe hanyuma ukazajya kwivuza ariko nyine mwaramaze gusezerana. Mana yanjye we, kumva uyu mugabo uri ahangaha mu by'ukuri ntago rwose mu by'ukuri wamubona ku isi, ni umwe wenyine ku mubumbe. Reba umukobwa ukuntu yabaye, ariko arifuza ko ngo bakore ubukwe hanyuma bakazajya kwivuza baramaze gukora ubukwe kugira ngo azagende afite n'umutima mwiza hanyuma abashe gukira. Ati kandi umuryango wacu turakwishimiye pe, ni ukuri tuzakwakira neza, ntacyo uzatuburana kuko umusaza wacu nyine aragukunze cyane. Ndebere reba isura baragiye barayangiza neza neza, iragenda irashya yose irakongoka. Undi amarangamutima yaramwishe aravuga ati Mana ko ushobora byose koko ubu ngubu koko uyu mugabo koko tuzakora ubukwe nsa gutya koko. Hati ubwo koko ubundi yankundiye iki? Hati rwose nuko bimeze. Ati kandi utuze, muri iyi si niko bigenda, burya tuba dufite abanzi benshi batugendaho. Hati nyine ni ukwigengesera mu buzima. Hatari ku muryango wacu mu by'ukuri urakwishimiye. Sibwo mushiki w'umusore se yaje no kubasezeranya we. Kwa kundi padiri afata ikiganza cy'umuntu akagishyira ku kindi ati rwose Imana afatanyije ntihakagira umuntu ugifatanura, nawe niko yabigenje we. Hati rero Imana afatanyije nyine ntihakagira umuntu nyine ugitandukanye. Nuko barahanga umugabo arifuza ko ngo bakore ubukwe mbere yuko umukobwa ajya kwivuza. Ariko undi byamurenze ati Mana ushobora byose we. Ati ntabwo nzi ikintu navuga pe. Ati hari igihe ibintu bikubaho ukabura amagambo yo kubisobanura. Ati rero ubu ngubu muri aka kanya nta jambo mfite usibye gusa kugushimira. Barakoreka kumva umugabo yazanye impeta ahangaha. Ati rero kubera urukundo nagukunze, urukundo rutagereranywa, ndifuza ko wambera umugore. Undi yabonye impeta atangira kwitsa imitima ati tiwe data we. Hati mu by'ukuri ndagusezeranya ko nifuza ko tuzabana nawe iteka ryose. Mu by'ukuri ntago nzi nyine nshaka undi mugore, ntago nzakwanga. Hati ndifuza ko twazabana ibihe byose kuzagera dutandukanyijwe n'urupfu. Wumve umugabo atangiye kwisezeranya na mushiki we, ariko yamusezeranyije. Ahangaha ntago bikeneye ko bajya mu kiliziya. Umugabo arahanga
barakwereka yatangiye kwambika impeta umukobwa, impeta y'urukundo, impeta mu by'ukuri ya fiyansaye. mushiki we arahanga yakomye amashyi ati impundu nizitahe we, yavugije impundu. undi arangije amuha akabizu. mushiki w'umusore arangije akoma amashyi avuza impundu avuza impundu nyine, nta mugabo avuza impundu ati rwose mvugije impundu. umugabo arangije ati mana yanjye we, ati rwose urukundo nagukunze nintagereranywa, mu by'ukuri ndagukunda cyane. umukobwa byaramurenze atangira kurira. nyamuneka aya ni amasomo akomeye. niba uwo mwashakanye mukundana agize gutya umubiri ukamuhinduka, nta mpamvu yo kumwanga. hari benshi usanga avuze ati rero yarwaye dore uko yabaye reka musige. oya, ntabwo ari byiza. burya ni byiza gukunda umuntu mu byiza ndetse no mu bibi, nibwo uzabona ingororano nyinshi mu ijuru. umugabo ni isomo ryiza kandi yabera urugero rwiza cyane abantu bubatse ndetse n'abakundana. mu by'ukuri nta mpamvu yo gutandukanywa n'ibibazo bije ku isi cyangwa se bije mu muryango. umukobwa ni uko wasezeranye n'umugabo, hanyuma bitegura kujya kumuvuza. hatari igisigaye ubu ngubu mu by'ukuri tuzajya mu murenge ejo, hanyuma dukore ubukwe muri wikendi, hanyuma nyuma y'ubukwe tuzafata indege mu by'ukuri tujye kwivuza. hatari ko mbere ya byose reka tujye gufata ibizami kwa muganga, hanyuma turebe ukuntu watangira kwitabwaho mbere y'uko tujya mu murenge. barakwereka umugabo yakunze umukobwa, urukundo rwa rundi utabasha kubona ku isi. mu by'ukuri ni urukundo utabona uko usobanura, urukundo rukunda umuntu hahandi no mu rupfu akomeza agakunda undi. mwese ndabifuriza gukundana gutya. nyamuneka ntimukabeshyanye, ntugakunde umuntu kubera ko umukurikiyeho ifaranga, kubera ko umukurikiyeho isura nziza gusa. isura irashira, umuntu agasaza agahinduka, wari ubyibushye akagenda akananuka, warunutse akabyibuha. umuntu arahinduka, ariko nyine ni byiza gukunda umuntu mu byiza no mu bibi kuzageza iteka ryose. umukobwa arahangaha n'ubu ngubu ntabwo ariyakira, ntabwo ari kumva mu by'ukuri uburyo yakunze urukundo rungana gutya. ntabwo yabyakiriye, ntabwo yari abyiteze, yumvaga ko ari urukundo rusanzwe gusa. ariko umugabo nubwo ari umukire, mu by'ukuri afite byose, afite n'ubumuntu bwa bundi rwose butagereranywa. umugabo arangije yaje ahangaha ati rero noneho twagenda, hanyuma mu by'ukuri tukagenda tugafata ibizami, umukobwa akivuza. filime yacu ni uko igenze. wari kumwe nanjye Papa Romantike. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane. Ciao, hasta la vista, God bless you.